kandi igafasha mu gusohora imyanda mu buryo bwiza. Avoka rero urumva yamuhawe ikaze none ku muyoboro wa Mr Scolore Kizito, nge mumva Kizito nk'ibisanzwe muhawe ikaze kandi ikaze murayihorana. Kuri uyu munsi wa none rero mwe mwahisemo gukurikira umuyoboro Mr Scolore Kizito, mwahisemo neza kuko tugiye kurebera byinshi byiza, dore ko tugiye kubigiza tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none rero nkaba ngiye kubagezaho umumaro wa avoka. Abenshi dukunze gukoresha avoka mu mafunguro yacu ya buri munsi, ariko abenshi ntago tuzi ngo avoka imaze iki mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none ngiye kubagezaho nambereka avoka ese ni urubuto ariko ese ifite uwuhe mumaro ki mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none ngiye kubagezaho zimwe mu ndwara 10 zikizwa no kuba warya avoka. Ese avoka ni wifata ku mafunguro yawe ishobora kukumarira iki mu mubiri wawe. Niyo mpamvu rero avoka nk'ibisanzwe ni imbuto ikungahaye ku mavitamine, imyunyungugu ndetse n'ibinure byiza, dore ko kandi ifite ubushobozi bwo gufasha umubiri kurwanya indwara zitandukanye. Zimwe mu izo ndwara nizo ngiye kubibagezaho kuri uyu munsi wa none. Bana natwe rero kugira ngo ujye urushaho kumenya byinshi byiza bigenda birushaho, kugira ngo turusheho kumenya twunguke ubumenyi. Haniho muvumo ubumenyi, niho mukura byinshi byiza. Indwara ya mbere nuko avoka irinda indwara z'umutima. Avoka irimo ibinure byiza cyane cyane, dore ko bifasha kugabanya cholesterol mbi mu mubiri ndetse ikanongera cholesterol nziza. Ibyo rero bikaba birinda imitsi y'umutima kuziba. Niyo mpamvu rero avoka ni nziza, niba uyifata izakurinda kurwara indwara z'umutima. Avoka ni nziza cyane. Ikindi rero avoka idufasha nuko avoka idufasha ku muvuduko w'amaraso, irinda indwara y'umuvuduko w'amaraso, dore ko ifite potassium nyinshi kurusha ibitoki. Iyi potassium ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso ndetse bigafasha kugabanya ibyago byo kurwara stroke cyangwa se guturika k'udutsi tujyana amaraso ku bwonko cyangwa indwara z'umutima nk'uko twabivuze ruguru. Ibyo rero iyo urya avoka cyangwa se ugafata amafunguro ariho avoka, ibi nibyo bizakurinda umuvuduko w'amaraso, kuko nyine avoka ifitemo ubwayo potassium nyinshi, kandi iyi potassium nyinshi iradufasha mu mubiri mu kugabanya umuvuduko ya. Rero ikindi rero ku mwanya wa gatatu niho turasanga ko avoka idufasha kurinda diyabete, isukari nyinshi mu mubiri. Avoka ifite fibre nyinshi n'ibinure byiza bitagira ingaruka mbi ku isukari yo mu maraso. Irinda ko isukari zamuka cyane vuba, ikaba nziza ku bafite cyangwa se ku bantu baba bashobora kurwara diyabete. Ishobora rero kuba yagufasha cyane. Avoka ni nziza, ifite fibre nyinshi n'ibinure byiza bituma nyine ya sukari itiyongera mu maraso. Avoka ndetse ikindi nuko avoka ishobora kugufasha kuri kanseri. Akenshi kanseri nyine nk'ibisanzwe, kanseri ni indwara mbi cyane ishobora kugufata. Kenshi niba wanayirwaye bikaba abantu benshi bashobora kuvuga uturiya ntago arakira, ariko avoka irimo antioxidant nka ruteinium na vitamine E bifasha kurwanya utunyangingo twangirika, bikagabanya ibyago byo kurwara kanseri, cyane cyane kanseri y'ibere cyangwa se kanseri y'uruhu ndetse na kanseri y'ibere cyane cyane. Kanseri akenshi nurumva iyo warwaye kanseri ubuzima bwawe buba bugeze habi cyane, ariko avoka kubera ari antioxidant arimo idufasha kwangirika k'udutsi nyine tu. Ikindi nuko ku mwanya wa gatanu tuhasanga indwara z'amaso. Avoka iyo uyifata ku mafunguro yawe, kubera ruteinium nagahaye muri avoka, bifasha amaso by'umwihariko kurwanya indwara z'amaso zizana no gusaza. Akenshi nyine usanga abantu bari mu busaza batangira kurwara amaso, ariko nyine avoka yo ihita igufasha, ihita iza nyine ikaba yakurinda nyine za ndwara, kuko nyine ya ruteinium ubwayo irimo yifitemo imyunyungugu itandukanye. Ibyo rero bizagufasha. Gatandatu nuko indwara ya gatandatu wasanga kuribwa mu ngingo. Abantu benshi bajya baribwa mu ngingo, abantu benshi nyine ugasanga ingingo zabo zigenda ziri, ariko nyine avoka hano izadufasha kuba avoka irimo anti-inflammatory compound nk'amavuta ya oleic acid. Ibi bifasha kugabanya ububabare no kubyimbagana cyangwa se kubyimba mu ngingo. Ibi rero niyo mpamvu avoka niba wifata mu mafunguro yawe ya buri munsi iza hato. Ikindi rero indwara ya karindwi nuko ari indwara y'umwijima.
Avoka rero akenshi avoka irinda indwara y'umwijima, dore ko ibinyabutabire biri muri avoka bifasha kongera ubudahangarwa bw'umwijima, bikawurinda gusenyuka cyane cyane nk'abarwayi ba hepatite cyangwa bafite imyanda mu mwijima. Ibi rero avoka niba uyifasha izakurinda indwara z'umwijima. Avoka ni nziza cyane ku mafunguro ya buri munsi. Ku mwanya rero wa munani twasanga ko avoka idufasha mu igogora. Fibro nyinshi iri muri avoka ifasha igogora, ikarinda umusarani. Kwa wundi ujya ku bwiherero ukaba wabura umusarani, ibi rero avoka izagufasha cyane, dore ko avoka izagufasha nyine kuba mu igogora kandi igafasha mu gusohora imyanda mu buryo bwiza. Avoka rero urumva ifite umumaro cyane, dore ko avoka ku kindi ku mwanya wa kenda niho turasanga ko avoka iturinda kuribwa mu mara no mu gifu. Avoka ifite umwimerere utarimo acide nyinshi, ishobora gufasha mu kurinda cyangwa koroshya gastric n'ibisebe byo mu gifu, amayoresire, kubera uburyo ituje mu gifu kandi ikungahaye kuri vitamine E. Ibi nibyo bizarinda nyine kuba waribwa mu mara no mu gifu. Abantu mukunze kuribwa mu gifu ni ibintu mukwiye kwitaho cyane. Irafasha cyane avoka, irinda buriya buribwe mwumva mu mara cyangwa se igifu. Avoka ni nziza cyane ku bantu muyikoresha, ku mafunguro yanyu ya buri munsi. Ikindi rero avoka nuko idufasha mu kurinda indwara z'uruhu, kuko avoka ifite vitamine E na vitamine C na health fats biri muri avoka. Ibyo bifasha uruhu gusubirana ku buryo bworoshye cyane, kurwanya gusaza, kurwara no kurwanya indwara z'uruhu cyangwa indwara zigiye zishaka guhita zataka uruhu cyane. Avoka iyo uyifata mu mafunguro yawe ya buri munsi bizagufasha cyane, kandi bizafasha umubiri wawe kuba nyine yayakira, ndetse bya bindi nyine bigenda bwa burwayi bw'uruhu duheri tugiye dutandukanye, kuko nyine avoka iyo ubwawe ifiteyo vitamine E na vitamine C. Ibi nibyo bigenda bidufasha kuba nyine byatuma nyine avoka ishobora kurwanya za ndwara z'uruhu, za ndwara zishobora kwataka uruhu. Ikindi nuko avoka igira ibyiza byinshi ku buzima, ariko ku bantu bagomba kuyirya mu rugero. Abantu baba bagomba kuyifata mu rugero kuko ikungahaye ku binure. Nubwo ari byiza, ariko kandi nanone iyo uyifashe cyane, urumva ikintu kibaye cyinshi cyane mu mubiri kiba kibi, ntabwo aba ari byiza cyane. Abantu bafite allergie kuri latex bashobora kuyigiraho reaction, cyangwa se nyine abantu bajya bagira allergie, ntabwo ari byiza kuba warya avoka cyane. Rero kuri uyu munsi wa none nka Mr Scolere nabateguriye ibintu 10 cyangwa se indwara 10 avoka ishobora kugufasha kurinda, cyangwa se avoka niba uyifata ku mafunguro ishobora kugufasha kuba nyine za ndwara zitakwataka ku buryo bworoheje. Niyo mpamvu rero mwe mubana natwe mugakunda ibyo dukora, musabwe kujya mukurikira cyane. Nyine aha niho mukuru ubumenyi, niho musanga byinshi byiza. Abenshi bari bakomeje kudusaba uti dukeneye video, dukeneye ko mwatugezaho noneho n'amashusho yanyu mukajya mubitubwira, apana wenda na documentaire. Ni byiza, ariko nyine abenshi twakurikije icyifuzo cya benshi ko bari babitubwiye. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi nabateguriye indwara 10 izi avoka ifasha mu mubiri w'umuntu kuba nyine za ndwara zitakwataka uko zishakiye. Kuri uyu munsi wa none rero yari indwara 10 nabagejejeho. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye. Mugira amahoro y'Imana. Niba ubanye natwe bwa mbere wibuke gukora subscribe, ndabashimiye. Murakarama.